ishuri. Ni ishuri wiga utazanarangiza, uzarirangiza rimwe gusa Kristo agarutse, cyangwa se uvuye muri uyu mubiri ugataha. Ariko nongera mbibutse ko urugo ari ijuru ritoya. Urugo ni ijuru rito, kuko biratubwiye ngo Imana imaze kurema Adamu na Eva ntabwo yigeze ijya gusura imbwa n'ingurube, ntabwo yigeze ifata urugendo rwo kujya gusura izindi nyamaswa, ahubwo biravuga ngo ijuru ryari ryimukiye mu isi. Haleluya! Ijuru ryari ryimukiye mu isi. Bibiliya iravuga ngo Imana yirirwaga mu ijuru, ariko mu mafu ya nimugoroba ngo igahita imanuka nta kindi kiyimanuye, ngo ije gutura mu ijuru ritoya ryitwa iry'umugore n'umugabo, ryitwa irya Adamu na Eva. Imana ngo ikabasura, ikabaganiriza, bakagirana ikiganiro. Bivuga ngo urugo rwiza ni ijuru ritoya Imana ishobora gusura, Imana ishobora kubamo, Imana ishobora kubatemberera igihe cyose muyihamagaye ikitaba. Mumpere Imana amashyi menshi. Imana yakizeye. Bibiliya ngo Imana yajyaga imanuka ikajya kubasura. Nongere mbabwire ngo urugo ni ikintu cyubakwa n'amaboko y'Imana. Niyo mpamvu umuntu ategura ubukwe, wakwitegereza ukabona butangiye nta kintu